twabazaniye amakuru yose mukeneye kubirebana no kuzungura. Muri iki kiganiro turagusobanurira ibyo amategeko ateganya kubirebana no kuzungura. Turanasobanura ibikenerwa byose kugira ngo usabe kuzungura cyangwa umenye uburenganzira bwose ujyanye n'izungura. Muri iki kiganiro turaza gusubiza ibibazo nibura 10 bikurikira. Ikibazo cya mbere: ninde wemerewe kuzungura? Cya kabiri: ushaka kuzungura abariza he? Abaza nde? Cya gatatu: izungura ritangira ryari? Ese imyenda yasizwe na nyakwigendera izungurwa nande? Kane: ese umuntu ashobora kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura? Igisubizo niba ari yego, ni izihe mpamvu zatuma umuntu abwamburwa? Ku kibazo cya gatanu tuhasanga umugore ubana n'umugabo batarashyingiranywe. Iyo umwe yitabye Imana, umupfakazi agira uruhare ku mitungo ya nyakwigendera. Gatandatu: umupfakazi iyo yongeye gushaka kwiremariya, hari ingaruka bigira ku mutungo yakuye kuwo bari barashakanye akitaba Imana. Karindwi: ese umuntu afite uburenganzira bwo gutangaho impano imitungo ye yose? Niba igisubizo ari oya, umuntu yemerewe gutanga impano imitungo yo ku kigereranyo cya kangahe ku ijana? Ikibazo cya 8: imicungire y'umutungo w'abashakanye ifite izihe ngaruka mu gihe cyo kuzungura? 9: ese inama y'umuryango ifite akahe gaciro mu gihe cy'izungura? Ku kibazo cya 10: amategeko ateganya iki ku bijyanye n'irage mu gihe cy'izungura? Ese umuntu ashobora kwanga kuzungura? Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, tugiye kuganira ku izungura. Tunasaba abatarakora subscribe gukanda ku nzogera, mugakora share na like kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera ku bantu bose. Ikibazo cyo gusaba kuzungura: usaba kuzungura agomba icyambere kugenzura niba hari icyemezo cyangwa urubanza rwemeza ko umuntu uzungurwa yapfuye. Dore ibimenyetso agomba gutegura. Icyambere: ibigaragaza aho uzungurwa yari atuye cyangwa acumbitse kugira ngo bimufashe kumenya urukiko cyangwa abunzi bafite ububasha bwo gusuzuma icyo kibazo. Ikindi: ibigaragaza igihe uzungurwa yapfiriye kugira ngo bimufashe kumenya itegeko ashingiraho asaba uburenganzira bwe. Tujye ku kibazo cya kabiri, ni ukugaragaza isano usaba kuzungura afitanye n'uzungurwa. Harimo: icyambere, isano usaba kuzungura afitanye n'uwapfuye niba ishingiye ku ishyingirwa cyangwa ku buvandimwe. Ikindi, ikimenyetso cy'isano bafitanye ishobora kuba inyandiko itangwa n'inzego bwite za leta cyangwa kopi y'urubanza igaragaza isano afitanye n'uwo ashaka kuzungura. Ikindi, usaba kuzungura agomba kugaragaza niba ari we muzungura wenyine cyangwa niba hari abandi bazungura bahuriye ku mutungo uzungurwa. Usaba kuzungura agomba kugaragaza niba yihagarariye ubwe cyangwa niba ahagarariye umubyeyi wapfuye mbere y'uzungurwa. Usaba kuzungura agomba kwitondera ibijyanye no kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura nk'uko amategeko abiteganya. Ku kibazo cya gatatu, ni ukugaragaza ko uzungurwa yari yarashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko, cyane cyane ku birebana n'ibi bikurikira kubera ingaruka bifite ku izungura. Cyambere, uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe uzungurwa yari yarasezeranye. Niba uwapfuye yarasize uwapfakaye. Niba uwapfakaye yarongeye gushyingirwa. Iyi ngingo tuzayirambura mu biganiro bizakurikiraho. Kane, ni ukumenya umutungo uzungurwa, ubwoko bwawo, ingano yawo n'aho uherereye. Harimo kumenya aho umutungo utimukanwa uzungurwa uherereye kugira ngo bimufashe kumenya urukiko cyangwa komite y'abunzi bafite ububasha kuri icyo kibazo. Kugenzura niba umutungo uzungurwa ari uwapfuye, ibyemezo byabo bimwanditseho. Kugenzura niba umutungo wapfuye nta nenge ufite nk'imyenda iwushingiyeho n'ibindi.
kumenya agaciro cyangwa ingano by'umutungo uzungurwa kugira ngo amenye urwego rufite ububasha bwo kwakira no gusuzuma ikirego cyangwa ikibazo. 5. Ibigomba kwitonderwa mbere yo gutangira gahunda y'izungura harimo kubanza kugeza ikibazo ku nama y'umuryango cyangwa izindi nzego, harimo kumenya niba umuryango ushaka kuzungura barashyizeho inama y'umuryango, kumenya ibyemezo inama y'umuryango yafashe kugira ngo kuri icyo kibazo niba yaragisuzumye, kwitabaza izindi nzego zitandukanye nk'inzego z'ibanze cyangwa komite y'abunzi mu gihe gikwiye. 6. Ni gutegura no gutanga ikirego mu rukiko gisaba kuzungura iyo ari ngombwa. Ku bijyanye no gusaba ko irage ryakozwe rishyirwa mu bikorwa, ikibazo kijyanye no gusaba ko irage ryakozwe rishyirwa mu bikorwa hagomba kugenzurwa cya mbere niba uzungurwa yarasize irage n'uburyo ryakozwemo. 2. Kumenya niba irage ryarakozwe mu buryo bw'inyandiko mpamo cyangwa mu buryo bw'inyandiko bwite. 3. Kumenya aho irage ribitse no kurisoma. 4. Kumenya niba irage ryarakozwe hakurikijwe iby'ibanze bisabwa n'amategeko. 5. Kumenya niba uzungurwa yari yarashyingiwe mu buryo bukurikije amategeko n'uburyo bw'icungamutungo yari yarahisemo. 6. Kumenya niba irage ryarateganyije ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa. 7. Kumenya niba iryo rage ritaravuguruwe cyangwa ritaravanyweho. 8. Kumenya aho umutungo uzungurwa uherereye, ingano yawo n'uwucunga muri icyo gihe utaragabanwa. 9. Gufasha umugenerwabikorwa gusaba itangazwa ry'irage n'iyubahirizwa ry'ibirikubiyemo. 10. Gusaba urukiko ivanwaho ry'irage mu gihe ryakozwe ku buryo utubahirije ibiteganywa n'amategeko. Ku kibazo cya 3 turareba ikibazo kijyanye no kwambura cyangwa kwamburwa uburenganzira bwo kuzungura. Muri iki kibazo harimo agace ka mbere, umuzungura ashobora kubyangirwa kubera kuba yarakatiwe n'inkiko kubera kimwe mu byaha bikurikira: kwica bishaka cyangwa kugambirira kwica uzungurwa, kubeshyera cyangwa gutanga kuzungurwa ubuhamya bw'ibinyoma bwashoboraga gutuma akatirwa n'inkiko igifungo nibura cy'amezi 6, gutankana umwana we uzungurwa cyangwa kumugirira igikorwa cy'urukozasoni cyangwa kwangiza imyanya ndangagitsina, kumusambanya cyangwa kumushora mu busambanyi. Ubundi buryo bwa kabiri, umuzungura ashobora kandi kwangirwa kuzungura kubera kuba yarakoze kimwe mu bikorwa bikurikira: gucana umubano wa kibyeyi n'uwapfuye igihe yari akiriho, kwirengagiza abigambiriye kandi yari ashoboye kwita kuzungurwa mu gihe yari abikeneye, gushaka kwiharira igice cyangwa ibizungurwa byose yitwaje ubushobozi buke bwo mu mutwe cyangwa ku mubiri bw'uzungurwa, kwangiza nkana, gucagagura cyangwa kwangiza irage rya nyuma ry'uwapfuye atabimwemereye. Kuri iyi ngingo tubararikiye ikindi kiganiro kizasesengura ku buryo burambuye ibijyanye no kwangirwa kuzungura, amategeko abiteganya n'imanza zitandukanye zabitanzeho umurongo w'icyitegererezo. Ku kibazo cya 4 turasanga ikibazo gisaba kugaruza ibyarenze mu gihe cy'itangwa ry'impano. Utanga ikibazo gisaba kugaruza ibyarenze mu gihe cy'itangwa ry'impano agomba kuba: cya mbere, kugenzura niba impano isabwa kugaruzwa mu mutungo w'uwapfuye itaratanzwe mbere y'imyaka 3 ibanziriza umunsi izungura ryatangiriyeho. 3. Ni ukumenya ingano y'ibizungurwa. 4. Ni ukumenya umugabane w'ibishobora gutangwa. Hatangwa 1/5 cy'umutungo w'utanga iyo afite abana na 1/3 cy'umutungo w'utanga iyo nta bana afite. 5. Gushaka ibimenyetso bigaragaza ko mu gihe cy'imyaka 3 ibanziriza umunsi izungura ryatangiriyeho uwapfuye yakoze impano zirengeje igice cy'ibyo yagombaga gutanga.
6. Gutanga ikirego gisaba kugaruza ibyarenze mu gihe cy'itangwa ry'impano. 5. Ikibazo kijyanye n'uko igabanwa ry'ibizungurwa ryakozwe nabi. Ufite ikibazo kijyanye n'uko igabanwa ry'ibizungurwa ryakozwe nabi agomba icya mbere kugenzura niba izungura ryarakozwe mu buryo bw'irage cyangwa nta rage. 2. Kumenya ubwoko bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe uwapfuye yari yarahisemo. 3. Kumenya ingano n'ubwoko bw'ibyazunguwe. 4. Kumenya ubwoko bw'umutungo uzungurwa, niba ari ubutaka akamenya icyagenewe kuwukorerwaho. 5. Ni ukumenya niba ubutaka buzungurwa bugabanijwe buri muzungura yabona igice cy'ubutaka kitari munsi ya hegitari imwe, niba ari ubutaka bwagenewe ubuhinzi. 6. Gukora umwanzuro ugaragaza uburyo igabana ry'umutungo uzungurwa ryakozwe nabi, ugaherekezwa n'ibimenyetso byerekana ingano y'uwo mutungo na raporo y'igabana. 7. Kumenya urukiko cyangwa komite y'abunzi yashyikirijwe ikibazo. 8. Kuregera urukiko asaba ko igabana ryakozwe nabi riteshwa agaciro hagakorwa irindi hakurikijwe itegeko rigenga izungura mu Rwanda. Ikibazo cya 6 ni ikibazo gisaba kugira uburenganzira ku mutungo w'uwapfuye babanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri iyi ngingo tuzabakorera ikiganiro kirambuye. Ufite ikibazo kijyanye no gusaba kugira uburenganzira ku mutungo w'uwapfuye babanaga mu buryo butemewe n'amategeko agomba kugenzura niba ufite ikibazo yarabanaga n'uwapfuye nk'umugore n'umugabo. 2. Gushaka ibimenyetso bigaragaza imitungo yari afitanye kandi yahahanye n'uwapfuye. 3. Gukusanya ibimenyetso byerekana ko umutungo avuga ko afitanye n'uwapfuye bafatanyije kuwushaka. 4. Gukora umwanzuro ugaragaza uburenganzira afite ku mutungo yahahanye n'uwo babanaga nk'umugore n'umugabo wapfuye hamwe n'ingano y'uwo mutungo. 5. Ni ugutanga ikirego gisaba urukiko kwemeza ko afite uburenganzira ku mutungo yashakanye n'uwapfuye babanaga nk'umugore n'umugabo no kugena uruhare rwe kuri uwo mutungo. Muri iki kiganiro twifashishije ibiteganywa n'itegeko nimero 27/2016 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura. Twakoresheje nanone itegeko nimero 71/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa 6 2024 rigenga abantu n'umuryango. Irindi tegeko twifashishije ni itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi nk'uko ryujujwe kandi ryahinduwe kugeza ubu. Mu kiganiro gitaha tuzagaruka ku buryo kwamburwa uburenganzira bw'izungura, kwanga kuzungura, ingaruka zo kongera gushaka ku wamaze kuzungura, uwo bashakanye witabye Imana, uburenganzira bw'abana batarasezeranye mu gihe uwo babanaga apfuye n'ibindi. Iyo mukunze iki kiganiro mukore comment, like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.